Yari yakuze ikiganiro ko afite indirimbo nshasha yasohotse. Ariko ngo bagenda afitanye na Chameleone bagiye gukorana. Niba vangozi. Abafite ibiboro byinshi no mu Rwanda bari bafitemo abantu. Niwo muntu ukora amaze nk'imyaka 18 akora buri mwaka bafite indirimbo nziza. Araririmba akanarapa. Kandi byose abizi neza. Wow. None ko atasohotse. Ko ataturikije ngo asohoke. Bifese ari umunota muzi Burundi. Erega Burundi bafite abasani babo. No, ariko ntukavuge Burundi. Ndavuga base ana bomo nk'abantu uza nka Kidumu. Parce que 18 years ni imyaka itari mike. Nkaba Farias. Farias azasubirayo cyangwa agiye gushaka waje gushaka zo gutema. Nuko yifunza kuri rap nkuko wavuga ngo Bulldog ko muri Uganda batamuzi. Umuziki mu Rwanda nta ndirimbo zirimo. Urabizi ko nta ndirimbo zirimo ubu ngubu niyo mpamvu ari amatiku nkaya ngaya ubona atwitse nta ndirimbo. Ubu kugira ngo twongere tugire indirimbo iyi ndirimbo ya Element imaze amezi ani hanze nibwo muzongera kumva indirimbo 5 zivuga. Ariko iyo leta iza kubera bishyizemo akaboko like Element ntabwo aba afite uwo mururumba ntabwo ari no mururumba ni talent y'Imana arimo arakina nawe afite si byiza ariko arabishoboye bifitiye uburenganzira. Izo ni ingufu nyinshi. It's a lot of power for one person. Mu Rwanda dufite abahanzi bafite benshi kurusha abumva ibihangano byabo. Urugero rumwe ejo bundi hostinga minister na hosting minister niwe uzikora wahagarariye campaign ya president Kagame. So naramuhostinze rero we na Muzeti Torutarimara na nzana abahanzi hari nazanye The Ben plus Melody barababonye ntabwo sinarabyumvisha ko barapyaproduce ku YouTube we naho ukoresha Twitter. Noneho bavuga ati uzi ko hariho abahanzi bagiye mu ntara babaga bari na president abandi batari kumwe na president. Uwo muri kumbwira buriya hari nasaga nazanye nuko nahise po wandayireka mbonye iri kuzanamo presidence ndayizikana yanuza ya bwiza ni n'ubucuyi Clement yamukoreye nuko nyumva yamukoreye ubugome bwinshi cyane buri ruko ariko nurumva ntabwo umuntu agomba kubikomeza. Nabajije minister umwe none mwashingiye kukimugendera kukimufata indirimbo z'abahanzi zakoreshejwe muri campaign ko president afite abantu benshi bamukunda abana benshi bamukunda afite impano mwagendeye kuki. Uko ntiyambwiye ati ubu turi kuvugana afite indirimbo 800 batanze muri FPR. Sinzi uko byumva. Indirimbo 800 zari zarangiyeho urabona ntuza iriya ndirimbo ya ntuza iranywe ya ntuza ya Nerungabo. Uzi ko ayisohoye mbere nk'amezi 2 cyangwa amezi 3. Niwe ayisohora minister yabwiye ko muri RPF barashinzwe campaign nk'umugabo w'abagabo amatora muri RPF bari barashinze iyo campaign kuyobora campaign barafite indirimbo 800 z'abahanzi batandukanye zitari bizingizi zakoze. Urimo kunyumva? So ukajya gusanga niba abana bari creative baba bafite creativity ku buryo igikorwa nka kiriya cyonyine yo mahirwe baba babonye bakavuga ati aha twatanga for free reka dutange impano yacu turirimbire umukandida wacu. Urakumva indirimbo 800 zikaba band hagafatwa ziriya mwabonye zasohotse ba Mico the Best barasohoye urimo kumva ba Mico the Best barasohoye indirimbo ziragenda uzi ko fata abantu bajyaga kuririmba aho president ari uzi ko ba Mico the Best bajya kurimbira abadepite ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kuririmbira His Excellency. Arabari geretse urukumva isoko ni rikeya. Isoko ry'umuziki mu Rwanda ni rito cyane. Reka ngaruke none ngiye nuko njya birogera ntibanyumve. Reka tugaruke ibi bintu n'abantu bakabaye leta ako kantu uvuze ndaza kukifashisha kugusobanura ikindi kintu. Leta yamaze gufungura imiryango nonaha. Sinzi nimwe nkamwe mu promoting agiye bura ku muziki ndavuga gusa ariko ntabwo ngiye mfite platforms zi promoting umuziki nyarwanda. I can promote those people ariko noneho hano hari ikibazo gikomeye ugomba kumenya. Leta yafunguye imiryango. Turi kumwe? Leta yafunguye imiryango ariko harimo ibisiga by'urwara rurerure. Harimo bitugukwa hari ahantu ngiyewe nageze naho mfata tuyisenge ndamuzana ndamuza tuyisenge. Umaziki. Gutyo du. Yambwa tuyisenge tuvugisha ukuri. Umwanya urimo urawudeservinga.
ntabwo ari ukukubaka no kukwataka. Abahanzi ubamariye iki? Ndashaka kukubwira, reba Rwanda Day imaze kuba inshuro zingahe? Si nyinshi. Hari abahanzi ngo ntabwo maze kuba inshuro nka 6 zirarenga, ariko hari abahanzi bamaze kuzijyamo inshuro 3. Urimo kunyumva? Bamaze kujya muri Rwanda Day inshuro 3. Urimo kunyumva? Enye. Hariho abandi baba bari kuri hit batarakandagirayo. Ni izina ry'Imana Bruce Melody yaza kuba atari muri ntuza, atari muri 155. Ngo bafite ukuntu barabinjiye, ntabwo yari kujya muri Rwanda Day. Kandi abonye ko ari bagiye ahagarariye urubyiruko agatanga ubutumwa ku rubyiruko. Ushatse kuvuga ni iki? Bruce Melody muri Rwanda Day yagiye yaherutse, yari convention. No, yagiye muri Rwanda Day yabereye DC. Okay, kandi niwe muntu watanze ubutumwa ku rubyiruko, niwe wari ufite ijambo umuntu muri jeunesse. Ariko nujya kureba hano nabyitiranyije. So nujya gukurikira ukareba ahangaha ngiye wenda nuko nyabivuga, wenda urumva hari ukuntu umuntu agenda ntabwo njya comment ku muntu uri mu nzego. Aya masaha bampora iki namuvuga icyo nshaka ko ntabwo kiri mu nzego, ariko umuntu uri mu nzego ndatinya, kandi babyumvikana ko iyo uvuze umuntu uri mu nzego uba watanze urwego ni igihugu. So ariko nujya kwitegereza nk'uyu muziki ni izina ry'Imana, ngiye mu kureba kwanjye kuvana ubushobozi kuri ba Tuyisenge. N'ubundi Tuyisenge nta kintu yakoraga. Tuyisenge yari yarameze nk'igifoto, ibikorwa byose abantu bafataga imyanzuro. Ibi bikorwa bya leta abahanzi bagomba kubijyamo ni Masamba wabikoraga. Tuyisenge yarameze nk'igifoto. N'uyu munsi kuba bitonga umuziki nyarwanda wagaragara na Tuyisenge ni ba Masamba. Nta kazi ko muri leta bazahereza abantu ba Masamba badashaka. Iyo bivuze hano baragutera amabuye bakavuga ati ya urabona hagati Masamba ni legend, Masamba ni, ariko you have to speak about that. Bagiye kubihuhura bafata uyu muziki kandi twari kubona opportunity. Urimo kunyumva? Bawutwara ngo muri Minisiteri y'Urubyiruko niyo ifite ubuhanzi. Umva ibyo birarutwa na Tuyisenge. Noneho nangwa na Tuyisenge wenda baranacecekaga, ariko kuva ku bayobozi bashinzwe muri Minisiteri y'Urubyiruko. Urimo kunyumva? Ntabwo bakora akazi ngo kugira ngo basupporting iyo muziki. N'abafana bahamagara. Njye nigeze koza Minisitiri namubwira nti bishoboka gute? Yahamagaye niwe rushinzwe urumva bahanzara mu nshingano ze. Ahamagara Melody ngo amunge na The Ben. Nani aramubwira ati uzabaza n'undi munsi ntabwo ngiye nahura na The Ben. Na The Ben avuga ati uzabaza ntabwo nahura na Bruce Melody hano, baranga. Amase Minister ugomba kubasaba cyangwa ugomba kubategeka? Duhurira hamwe se ndabashaka uyu munsi bazabyanga. So ariko barakunanira. So waje kureba naho leta yafunguriye imiryango. Uri kunyumva? Ni izina ry'Imana ngiye bari nk'abantu twakabaye banominating bakavuga ati uyu muntu understanding showbiz, understanding music azicyakorwa, bagafata abantu babyumva, abantu bashobora kureba isoko ryo hanze y'u Rwanda. Urimo kunyumva? Bafite icyo kintu bakavuga ati okay ngwino hano wowe, bakamunota uwo ngo akaba ari we uyobora urugaga rw'abahanzi, akamenya ukuntu abikora. Ariko aya masaha urafata Aline Sano. Urimo kunyumva? Utaraperforminga na hanze y'igihugu ukamuha miliyoni ku munsi ngo najye muri Rwanda Art ngo najye gutora ngo mu upcoming y'umuhanzi w'umukobwa, nawe ari mu upcoming ataragera hagera. So ibi bintu kubivuga wajya kubireba ukajya gusanga ugiye kubangamira wenda iyo Minisiteri bifite mu nshingano. Ariko wajya kureba nko muri abantu bashinzwe abo bazi gukuza izo mpano no kuzamura umuziki, leta iri gushyiramo amafaranga. Imbuto Foundation ya Fast Ready bashyiramo amafaranga menshi cyane, hagakurikiraho izindi company, ibindi bigo 6, kuko ni Rwanda Art babona sponsor n'ibigo 7 harimo Imbuto Foundation ya Fast Ready. Ariko wajya kureba ayo mafaranga mariki. Njye nigeze gufata uyu mwana Dumba, sinzi niba umuzi umwana bita wa Viatora. Uramuzi? Aya, ariko se mabare nyumvire dore umva uretse gato. Uyu mwana ikintu cyambabaje. Uyu ni umwana wihirinze, mane araprofita ku buryo we yagiye indirimbo yakayisunika. Urukunyumva? Umva aya magambo. Uyu mugabo uramuzi? Uyu mugabo niwe upromoting indirimbo zabari hano zasohotse. Bro niwe uzi promoting. Umva hano, umva. My name is Larry London, and that's all it takes sometimes is a little belief, a little support and encouragement. And you can realize your dreams. You can dream. She's held on to her dream for many years. It's to become a successful musician.
And that's what we're playing here on this program most of the time. Songs by very popular pop stars, people who made their dream come true and they're living their dream. Reka wumve uyu mwana, reka nze wumve uyu mupeti bro.